ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya n'ubwato mu mazi tunyura mu nyanja irimo amakuba ariko umukiza niwe utuyobora ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro urwo rugendo kandi azatugeza kwishyura amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo unyura mu mbeho mu muyaga mwinshi ijambo ry'Imana ritubera umucyo ubwoba n'amakuba muri ubwo bwato bizibagiraga mw'ijuru kwa Yesu ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo n'ubw'uwo muyaga ufite imbaraga natwe twegereye ku nkombe y'uruzi nta muyaga uhari nta muraba uhari ukuri tuzasohora mu mahoro nta muyaga uhari nta muraba uhari n'ukuri tuzasohora aya mahoro nta muyaga uhari kwa Yesu nta muraba uhariyo n'ukuri tuzasohora mu mahoro ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo umva ubwo tuzagera kwa data mw'ijuru rwose tuzashime n'umukiza Yesu nta yandi makuba tuzagira ukundi
Yesu ubwami bw'ijuru ayandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu ubwami bw'ijuru ayandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu ubwami bw'ijuru. Haleluya. Imana ishimwe. Tunyura mu mbeho mu muyaga mwinshi, ariko ijambo ry'Imana ritubera umucyo. Muririmbyi aravuga ngo ubwoba n'amakuba muri ubwo bwato bizibagirana mu ijuru kwa Yesu. Ubwoba n'amakuba tukiri muri ubu bwato ntabwo birarangira, ariko bizibagirana hehe? Mu ijuru kwa Yesu. Yesu azabitwibagiza, azagira igihe cyo kutwibagiza iby'ubwoba, iby'amakuba, iby'ibyago, hari aho tuzabyibagirirwa. Aravuga ngo nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, kandi koko Satani afite imbaraga, niko umuririmbyi yarimbye ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu uzadushobora. Aravuze ngo nubwo umuyaga ufite imbaraga, nubwo Satani afite imbaraga, nubwo ari gukorana n'imbaraga nyinshi, ariko umuririmbyi aravuga ngo natwe twegereye ku nkombe y'uruzi. Haleluya. Turi ku nkombe, turahegereye, turi hafi kugera ku nkombe y'uruzi. Aravuga ngo icyambere rero nta muyaga uhari, nta muyaga uri ku nkombe y'uruzi. Aravuga ngo nta muraba uhari. Imana ishimwe. Aravuga ngo ni ukuri tuzasohora mu mahoro. Imana ishimwe. Ni indirimbo ya 30 mu ndirimbo z'agakiza, ivuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, dufite igihe gitoya muri ubu buzima, ariko turi hafi kugera, turi hafi. Nubwo umuyaga ufite imbaraga, ariko natwe twegereje ku ngombe y'uruzi. Imana ishimwe. Mukomere rero, mukomeze kwiga na Yesu, uburyo Yesu yagiye yitwara. Komeze tumwigane kugira ngo mu gihe kiri imbere azaduhembera imirimo myiza twakoze mu izina rye. Ntabwo tumuzi, turamwumva, turamusoma mu byanditswe, turamuririmba mu ndirimbo, twumva rimwe na rimwe avugana natwe, ariko ntituramubona. Ariko nuku kumuvuga, nuku kumwiza, nuku kumuhamya, tuzabyambarira amakamba mu bwami. Komera rushikame. Ibiguca intege ni byinshi, umuraba ni mwinshi, umuyaga ni mwinshi, ufite n'imbaraga. Satani ari gukora, abakonikoni be barakora, imbaraga z'umwijima ziri gukora cyane, mbese Satani ari gukora ku mugaragaro. Ariko umuririmbyi aravuze ngo nubwo ufite imbaraga, twegere ku nkombe y'uruzi. Nimukomere rero, igihe tumaze dutegereje Kristo cyo gisigaye, nicyo gitoya kurusha icyo tumaze. Imana ishimwe. Ndabakira n'ubundi mu ijambo ry'Imana. Usanzwe muri kuganira na Amani Daniel, ni umuvugabutumwa wo mu itorero rya ADEPR muri paruwasi ya Kamembe, muri mu itorero rya Kirabyo. Birumvikana ni rwa rurembo rwa Gihundwe, indembo zarahindutse. Ubu rurembo rwa Gihundwe nirwo turi kubarizwamo. Ubwo ni mu cyahoze ari Cyangugu cyangwa mu karere ka Rusizi riho turi kubarizwa. Imana iduhana umugisha. Twacumbikiye rero ku mbaraga ziri mu kwicisha bugufi. Twasomye mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 5 kugeza ku 11, byagaragazaga uburyo Yesu yicishije bugufi, ngo yambara kamero ku mwana w'umuntu, yiyambura ubwiza yari afite ngo yisiga ubusa, yemera no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, yicishije bugufi. Dusanga rero tukwiriye kumwigiraho, tukiga uburyo twaca bugufi. Twabonyemo ingingo nyinshi. Iya mbere twarebye igisobanuro cyo kwicisha bugufi, dusanga ni ikimenyetso cyo kwiyoroshya,
kwihangana no guhinduka rwose ku ngeso. Ibyo twabiganiriyeho. Icya kabiri twararebye ngo ni iki gihesha umuntu guca bugufi, dusanga ko ari Yesu Kristo ubwe ndetse n'ijambo ry'Imana. Icya gatatu twarebye umumaro wo kwicisha bugufi, tuwurebaho, twawuganiriyeho byinshi, twacumbikiye noneho tuvuga ko tuzagaruka ku ngororano zizanwa no kwicisha bugufi. Ingororano zizanwa no kwicisha bugufi, izo ngororano nizo tugiye kurebaho, icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri izo ngororano. Ingororano ni nyinshi ariko hari enye twagerageje kuvugaho. Turasoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 22, igitabo cy'Imigani igice cya 22, hanyuma dusome umurongo wa 4, turebe icyo Imana yavuganye natwe kuri izo ngororano. 22, dusomye duhereye ku murongo wa 4. Yes, 22 ku murongo wa 4 haravuza ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Iyo ni iya mbere ivugwa mu gitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa 4. Haravuga ngo uwicisha bugufi. Ijambo rya mbere rimwe twavuze ngo kwicisha bugufi. Umuntu wicisha bugufi muri iyi minsi bishobora kuba bitari kugaragara, bishobora kuba ubona bifitwe abarya ruswa n'abagira gute, ukabona ari bifitwe na babandi b'abanyabyaha, ukabona bifitwe na babandi bakora ibyaha bigaragara ku mugaragaro, basambana bigaragara, bafite abagore babiri bafite ubuzima bumeze ukuntu. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka. Kwicisha bugufi ukongera kubaho Uwiteka, ingororano ye ni iya mbere ubukire, yego, n'icyubahiro n'ubugingo. Kuvuga ngo afite ubukire butagaragara, abantu batabona, ariko turi abakire. Icya kabiri ngo afite icyubahiro kitagaragarira abantu, gihishwe. Cya gatatu afite ubugingo. Ibyo bintu bitatu hari igihe abantu babishakira muri ubu buzima bwa none, bakibwira ngo ubu bukire Imana ivuze, iki cyubahiro Imana ivuze, ubugingo Imana ivuze, bakibwira ko ari ibintu bigaragara hano, ni ukugira amazu natwe tukagira amataje nk'abandi, tukagira amavewiti, tukagira amavigo, tukagira amamodoka ateye imbere, hari n'izindi ziri kwaduka bikomeye, ukagira kampani y'amakamyo. No, Bibiliya iravuze ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye. Ingororano zacu ziriye ntago ziri inaha. Aha turi abagenzi turi kunyuraho. Ni nk'uko Abisiraheli banyuze mu butayu, iwabo ntago hari mu butayu, banyuze inzira zitandukanye, banyura mu gihugu cy'Abamowabu, ntago hari iwabo. Natwe turi mu rugendo. Ingororano zacu rero ntago tuziteze inaha. Ingororano ya mbere ivuzwe, aravuzwe ngo ni ubukire. Ubukire ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ibyo tuzabihemberwa iwacu tugeze iwacu. Ntabwo izi ngororano, ntabwo umusirikare ahabwa ingororano akiri ku rugamba. Umusirikare ahabwa ingororano urugamba rurangiye, ageze iwabo ahemberwa iwabo. Avuye kuri vita kupigana, akimaliza pigana njo anapewa kibali, bakavuga ngo wakoze neza. Ibi rero ko ari bitatu, ubukire, icyubahiro, ubugingo, tuzabihabwa iwacu. Nimubishakire inama. Abantu benshi bajya bibeshya bakibwira ngo tuzayibonera inaha. No. Inaha ibyo Imana iduha nibyo kudutungira ino, nibyo kudutungira ino muri ubu buzima, muri uyu mubiri ufite imyaka tutazi mirongo. Ntabwo ukigera mu 100, ni muri mirongo. Ibi rero ni ibyo kudutunga inaha, ntabwo ari ibyo tuzahemberwa iwacu. Izi ngororano tuzazibona. Nzaba ndi umukire, nzaba mfite icyubahiro iwacu, nzaba mfite n'ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibintu bitatu tuzahabwa tugeze iwacu. Niyo mpamvu muri byaririmbye ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi. Ubwato ntabwo mara igihe kinini mu mazi, bugira igihe cyo kuba mu mazi, ariko bukazagera igihe cyo kugira gute, cyo gukurwa mu mazi, bukajya imusozi, bakareba ko nta kibazo bufite. Natwe rero turi ubwato. Ubugingo bwacu bumeze nk'ubwato, ubuzima bwacu mu yandi magambo ni bugufi. Muri ibi byararirimbye ngo bungana nk'uburabyo, ngo uburabyo burarabya ariko izuba ryawe ukubita bukaburangiranye n'uwo munsi. Natwe niko tumeze rero.
hanyuma rero ubukire, icyubahiro, ubugingo ntabyo muzabonera inaha, nta na kimwe kiri inaha. Ubukire nta buri inaha, icyubahiro nta kiri inaha, ubugingo nta buri inaha. Muri iyi si byo nta bihari. Biriya ni ukwibeshya, kubera ko nimureba uwahoze ari umukire muri 90, uno munsi ushobora gusanga ari umukene yarasubiye mu cyaro. Nimureba umuntu wahoze afite mu bihe byashize, ushobora gusanga muri iyi minsi byarahindutse. Ariko twebwe turi abakire, birahishwe. Haleluya, birahishwe ntibigaragara. Ariko uko dukomeza kwicisha bugufi, ibi byacu bigenda byiyongera, ubukire buriyongera, icyubahiro kikiyongera, ubugingo bukiyongera, tukazabihabwa bifite agaciro. Imana ishimwe. Icya kabiri, Zaburi ya 37 ku murongo wa 11. Zaburi ya 37 turasoma ku murongo wa 11. Twumve icyo Imana ivugana natwe ku ngororano. Murongo wa 11 haravuze ngo, ariko abagwaneza bazaragwa igihugu, bazishimira amahoro menshi. Kugwa neza. Yewe, muri iyi Zaburi haragaragara ko abicisha bugufi babandi, kuko babandi twavuze bicisha bugufi, hari ingororano yo kuragwa igihugu. Dusanze dufite ubukire haruguru, dufite icyubahiro, dufite n'ubugingo, ariko hazabaho no kuragwa igihugu, hazabaho n'amahoro agize gute, yuzuye. Kuragwa igihugu n'amahoro yuzuye. Hanyuma icya gatatu, Yesaya 62. Yesaya 62 umurongo wa 2. Kaduhasome Yesaya igice cya 62 umurongo wa 2. Haravuga ngo, nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Imana ishimwe. Ahangaha haragaragaza gushyirwa hejuru. Gushyirwa hejuru ni izina rishya. Umwanditsi w'ibyahishuwe nawe yabivuzeho mu gice cya 2 umurongo wa 17 cy'ibyahishuwe, avuga uburyo tuzahabwa izina rishya ritazwi n'undi muntu. Ni izina rizaba rizwi na nyiraryo warihawe gusa. Harimo gushyirwa hejuru no guhabwa izina rishya. Dusanze hari ubukire, icyubahiro, ubugingo. Izo ni ingororano: ubukire, icyubahiro, ubugingo. Hari kuragwa igihugu, hari amahoro yuzuye, hari ugushyirwa hejuru, hanyuma hari no guhabwa izina rishya ritazwi n'umuntu wese. Izo ni ingororano, uzikorere nanjye nzikorere. Hanyuma icya gatanu, ari nacyo dusorezaho, nicyo kiravuga ngo Yesu Kristo icyitegerezo cyacu cyo kwicisha bugufi. Yesu Kristo icyitegerezo cyo kwicisha bugufi. Naho tugiye gusoreza. Yesu Kristo ni icyitegerezo cyacu cyo kwicisha bugufi. Dusome Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 tugeze kuri 24. Abaheburayo igice cya 22. Yego. Hanyuma turasoma umurongo waho wa 22. Ni ijambo rigaragaza kwicisha bugufi kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yagize kwicisha bugufi gukomeye ku buryo atubera icyitegererezo gikomeye cyane mu buzima bwa none no mu buzima buzaza. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu Kristo ni icyitegererezo cyacu cyo kwicisha bugufi. Yicisha bugufi. Kadusome. Haravuze ngo kuri 22, ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganyijwe rwose.
mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagiwe avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Imana ishimwe. Aha rero muri urwandiko rw'Abaheburayo nono bitwereka kwicisha bugufi kwa Kristo. Icyo bitwereka nk'icyitegererezo, kwicisha bugufi kwa Yesu Kristo kwatumye twe abanyamahanga ku masezerano twegera. Abanyamahanga ku masezerano, ndagira ngo mbibutse ko kugeza uyu munsi aya masezerano dufite saa yacu, ya masezerano y'Abisiraheli. Kandi ndagira ngo mbibutse ko Abisiraheli bamaze gushirirwa ko Kristo yaje, ariko mu kuza ntibamwemera. Kutamwemera kwabo bituma tw'abanyamahanga tumwakira. Bamaze kumenya ko agakiza kari inaha iwacu mu banyamahanga, hanyuma bari gusenga bavuga ngo Kristo we wakihanganye agakiza ukakatugarurira. Ariko muribuka ko mu ijambo ry'Imana handitsemo ko hari umubare w'abagomba kuzahabwa agakiza, numara gushyika agakiza kazasubira hehe? Kwa ba nyirako. Ni ukuvuga ngo rero kwicisha bugufi kwa Kristo kuri kutwigisha iki? Icya mbere, kutwigisha iki? Kuduha iki? Kuduhishurira iki? Kutumariye iki? Uyu mwanditsi aravuze ngo twebwe abanyamahanga ku masezerano twegereye ubwa mbere. Uku kwicisha bugufi kwa Kristo kwatwegereje umusozi wa Siyoni. Ntabwo uyu musozi twebwe abanyamahanga ntituwuzi, ntituranawugeraho. Gusa turawusoma muri Bibiliya, turanawuririmba, ariko ntiturawugeraho. Ariko twawegerejwe mu buryo bwo kwizera. Imana ishimwe ngo twegerejwe umusozi wa Siyoni. Niko umwanditsi w'Abaheburayo yanditse. Icya mbere cyatubayeho abanyamahanga, twegerejwe umusozi wa Siyoni. Ibi mvuga ndabisoma muri Bibiliya, sindagerayo. Nawe ushobora kumunega amatwi utaragerayo. Abamaze kugera iyo ngiyo ni bakeya bafite ubushobozi bwo kujyayo, ariko hari benshi tutaragera dufite icyifuzo cyo kuzagerayo. None ngo ibi dusoma tunabyumve, tunabirebe, tubihamye. Ariko twegereye umusozi wa Siyoni tubeshejwe no kwicisha bugufi kwa Kristo Yesu. Haleluya. Twegereye, twahawe kwegera umusozi wa Siyoni. Umva icya kabiri. Icya kabiri, twegera ururembo rw'Imana ihoraho, Yerusalemu yo mu ijuru. Urumva uyu musozi Siyoni turawegereye, biduhesha noneho bidusunikira kwegera n'ururembo rw'Imana ihoraho, Yerusalemu yo mu ijuru. Yerusalemu yo mu ijuru twahawe kuyegera, tuyihawe shishejwe no kwicisha bugufi kuturuka muri Kristo. Imana ishimwe. Abanyamahanga turakingurirwa, abanyamahanga turugarirwa, turafungurirwa umuryango, natwe twegera Yerusalemu yo mu ijuru. Imana ishimwe. Icya gatatu aravuga ngo twegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika, cyangwa abamarayika ibihumbi. Twahawe no kwegera abamarayika, iyo turi kuvuga tuba turi kumwe nabo, baratwumva, baba bari kumwe natwe. Imana ishimwe. Twahawe twegereye iteraniro ry'abamarayika. Icya kane, twegereye itorero ry'abana b'imfura. Twegereye itorero ry'abana b'imfura. Abana b'imfura hari abari barahawe iri sezerano, bafite iri sezerano b'imfura ku masezerano. Ariko natwe twahawe kubegera, natwe twinjira muri bo. Imana ishimwe. Twinjira muri bo, bararirimba natwe tukaririmba, bararamya natwe tukaramya, barabwiriza natwe tukabwiriza, baravuga Kristo natwe tukamuvuga, bavuga iby'ubwami natwe tukabuvuga, kuko twahawe kuhegera tubinirijwe muri Kristo Yesu wemeye kwicisha bugufi. Twegereye Imana umucamanza wa bose. Twahawe no kwegera Imana umucamanza wa bose. Ni promosiyo twahawe.
ntabwo byari bisanzwe, ntabwo byari ibyacu, byari by'Abisirayeli nk'uko twabivuze. Twebwe twari abanyamahanga ku masezerano, ariko natwe kubwo guca bugufi kwa Kristo, akemera no kwikorera umusaraba, akemera kwikuraho icyubahiro, akemera kwiyambura ubumana, natwe ngo twahawe, haleluya, twegereye Imana umucamanza wa bose. Icya karindwi, twegereye imyuka y'abakiranutsi batunganyijwe rwose. Twahawe no kwegera imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. N'amagambo menshi, nakongeraho byinshi, iri ni ubuhanuzi butavangiwe. Twebwe abanyamahanga twahawe kwegera imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Bivuga ngo ya myuka y'abakiranutsi yatujeho, natwe duhabwa gukiranuka kwa Kristo, natwe tubaranwa n'abo bantu batoranijwe, batunganijwe rwose. Bamwe Bibiliya ivuga mu rwandiko n'ubundi, Bibiliya iravuga ngo Imana yatugambira icyaba cyiza ko badatunganywa rwose tutari kumwe. Urumva ko muri iri jambo biragaragaza ko imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose barahari, ariko Imana yabagambiriye kugira ngo badahabwa ibyasezeranijwe tutari kumwe. Baratunganijwe, ariko natwe, haleluya, 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 twahawe, twegerejwe, haleluya, twegerejwe natwe imyuka yawe. Mu yandi magambo, dukiranuka dufite aho tukuvoma muri Kristo, tukakuvoma ku Mana umucamanza wa bose, tukakuvoma mu bamarayika, tukakuvoma muri abakiranutsi batunganyijwe rwose. Icya karindwi, twegereye Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Twegereye Kristo, aho simvugaho menshi, twaramwegereye, haleluya, twaramwegereye. Natwe turavuga Yesu, natwe turamushima bigakunda, natwe turamuramya bigakunda. Twahawe kwegera Kristo Yesu. Icyanyuma, twegereye amaraso anijagiwe avuga ibyiza kurusha ay'Abeli. Twegereye amaraso amijagiwe avuga ibyiza kurusha ay'Abeli. Hari amaraso yagiye aminjagirwa mu gihe cy'isezerano rya kera. Yesu rero yafashe isezerano rishya arihuza n'irya kera, noneho atuzanira isezerano rishya ry'amaraso ye yamenetse. Ariko biduhesha noneho abanyamahanga twegera iryo sezerano rya kera ry'amaraso aminjagiwe yarushaga ibyiza yavugaga ibyiza kurusha ay'Abeli. Ayo maraso ya bya bitambo, ya za mfizi, ya za ntama zirobanuwe zitagira inenge, aya maraso twahawe kuyegera. Imana ishimwe, ntabwo tugitamba, ntitukitambira ibyaha. Twebwe Kristo, haleluya, yaduhinduye bazima. Pawulo yaranditse aravuga ngo twabaye bazima ku bwa Kristo, twe twagupfuye tuzize ibyaha byacu. Arangije aravuga ngo kandi twazuranywe nawe, haleluya, ngo tuzamukana nawe mu buryo bw'umwuka. Arandika aravuga ngo kandi twicaranye nawe mu buryo bw'umwuka mu ijuru. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Isezerano Imana iha umuntu wicisha bugufi. Isezerano Imana iha umuntu wicisha bugufi. Hari isezerano rihabwa umuntu wicisha bugufi. Reka turisome mu gitabo cy'Imigani, igice cya 15 ku murongo wa 33. Imigani igice cya 15 umurongo wa 33 havuze gute? 33 haravuze ngo kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Nta rindi jambo rihari rikomeye uretse kwicisha bugufi ko ariko kubanziriza icyubahiro.
nimba ushaka kuba umunyacyubahiro icishe bugufi, nimba ushaka kuba umunyacyubahiro icishe bugufi, nimba ushaka kuba umuntu ukomeye iga guca bugufi, iga kwicisha bugufi, uzamera nka Yesu, bose bazamenya ko ubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ubwo tuyoborwa n'Umukiza wacu, dufite amahoro murwo rugendo, kandi azatugeza mw'ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Nitugera mu bwami ntabwo tuzongera kwibuka urugendo, ahubwo tuzatunezerewe, tunezeranywe na Kristo, tunezeranywe n'Imana, tunezeranywe n'ibizima, tunezeranywe n'abera, n'iyi myuka y'abakiranutsi bazamuwe bagahabwa bakaragwa igihugu. Imana ibahe umugisha kumvira ijambo, kuryakira no kugendana tugasa na Kristo, tukagendana n'ijambo tugasa nk'ijambo, n'ibyawe n'ibyanjye. Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu. Amen.